Karoti ni imboga zigira intungamubiri nyinshi, zigoboka umubiri mu buryo butandukanye kandi bukomeye. Zikungahaye kuri vitamini A, C na fibre n'izindi antioxidants zituma umubiri ukora neza kandi ukirinda indwara nyinshi. Kuzirya kenshi bifasha kunoza igogorwa, kongera ubudahangarwa, kurinda amaso ndetse no gufasha mu gusukura umubiri imbere. Karoti kandi ifatwa nk'ifunguro rifasha mu kurinda no kugabanya ibibazo bimwe na bimwe nk'inzoka zo mu nda, bitewe n'uburyo ifasha igifu n'amara gukora neza. Ni ukuvuga yuko imboga za karoti zinjiza ururenda rwinshi mu mubiri, maze umuntu akagira amahirwe yo kubasha kugogora neza ibyo kurya yariye kandi akabasha kujya mu bwiherero mu buryo bwiza. Aho wageze ni kuri Muganga Desire TV, uyu muyoboro bagezaho ibiganiro by'ubuzima bwa buri munsi. Aha mukunze kuba muri kumwe nanjye Nzayisenga Jeanne Paul, enseignant et naturopathe, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Mukande subscribe n'inzogera, tuzaja twibanira buri munsi muri ibi biganiro dukeneye cyane mu buzima bwa buri munsi. Noneho mutira agatebe mwicare murambye maze tuganire ku byiza bya karoti umuntu akwiriye kumenya, cyane cyane mu kuvura indwara zitandukanye zo mu nda ndetse n'izindi ndwara nyinshi. Umumaro wa mbere, karoti ifasha kurwanya inzoka zo mu nda. Karoti igira fibre nyinshi zigoboka igifu maze kikabasha gukora neza no gusohora imyanda mu mara. Iyo igogora rikorwa neza bishobora kugabanya aho inzoka zo mu nda zibona ibizitunga. Kandi karoti ifasha kandi mu gusukura inzira y'amaraso no kugabanya ubwandu butandukanye mu mara. Ibi bituma karoti ifatwa nk'ifasha umubiri kwirinda no guhangana na parasite. Parasite ni inzoka zo mu nda mu buryo busanzwe. Umumaro wa kabiri, kunoza amaso no kureba neza. Karoti ikungahaye kuri beta carotene ihinduka vitamini A mu mubiri, ikaba ingenzi ku maso. Ifasha kugabanya ikibazo cyo kutabona neza nijoro. Ikoreshwa kenshi mu kurinda amaso gucika intege uko umuntu akura. Kuyirya kenshi bifasha amaso gukomera no kugira imbaraga. Gatatu, kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Karoti ifasha umubiri kurwanya indwara zitandukanye kubera vitamini C n'izindi ntungamubiri. Iteza imbere ingirabuzima fatizo z'umubiri zishinzwe kurinda indwara. Ifasha kugabanya uburwayi bworoheje nk'ibicurane. Umubiri uba ufite imbaraga zo kwirinda bagiteri n'udukoko twangiza. Iyo umuntu yariye ibyo kurya bizima nka karoti, agira amahirwe yo kugera ku byiza byinshi birebana n'ubuzima bwiza. Ku mwanya wa kane, gutuma uruhu ruba rwiza. Karoti ifasha uruhu kugira isura nziza kandi ukabona uruhu ruratoshye, nta biheri, nta duheri twinshi. Antioxidants zirimo zifasha kurinda uruhu gusaza vuba. Karoti zifasha kugabanya ingaruka z'imirasire y'izuba ku ruhu. Uruhu ruba rworoshye kandi rufite ubuzima bwiza. Iyo umuntu arya karoti neza akazikata muri salade, ushobora gufata karoti ukayikatakata hamwe n'ishu ndetse na beterave, ugakamuriramo indimu niba utarwaye igifu, ukarya aka gasalade ugiye kurya ibya saa sita, urushaho kugira ubuzima bwiza. Gatanu, kunoza igogora. Fibre ya karoti ifasha igifu gusya neza ibiryo. Ibi bigabanya impatwe no kubyimba mu nda. Ifasha kandi mu gutuma imyanda isohoka mu buryo bworoshye. Igogora ryiza rituma n'umubiri wose ukora neza. Kandi ahangaha nkunze kubabwira yuko indwara nyinshi ziri kuri uyu mubumbe ziterwa nuko abantu barya ibyo kurya bifuditse bigahera mu nda, ugasanga babyimbye, batumbye, ntabwo bari kubasha gukora imirimo yabo neza. Ariko iyo umuntu yariye ibyo kurya bizima akivuza n'ibyo kurya, hahandi abaganga bavuga ngo ibyo kurya bikubera umuti, usanga uyu muntu arushijeho kugira ubuzima bwiza. Gatandatu, kurinda umutima. Karoti ifasha kugabanya urugimbu rubi mu maraso. Ibi bigabanya ibyago byo kurwara umutima. Ifasha gutuma amaraso atembera neza mu miyoboro, umutima ukomeza gukora neza kandi ntuhungabane byoroshye. Mu by'ukuri iyo umuntu yariye ibyo kurya bizima cyane cyane nka karoti, bituma umutima w'umuntu ukora neza, akaba yakira na za ndwara zihora zisiragiza abantu kwa muganga bitewe no guhora babatwa n'ibyo kurya bipfuye. Karindwi,
kugabanya ibiro birenze. Karoti igira kalori nke ariko igatuma wumva uhaze. Ibi bifasha abantu bifuza kugabanya ibiro, ifasha kwirinda kurya cyane ibiryo bitari ngombwa, ni nziza mu ifunguro ry'abifuza kugumana ibiro byiza. Abahanga mu by'ubuzima bavuga yuko ikintu cya mbere gituma umuntu atabatwa n'uburigatirizwa ari ibyo kurya bizima biva mu murima. Iyo wabiriye ugira igihagije igihe kirekire, ukumva ntibyakuremereye ariko ukabasha no gukontrolinga apeti yawe, ntubashe kubatwa n'ibyo kurya bya hato na hato. 8 ni ugusukura umwijima, icyo bita liver detox. Karoti ifasha umwijima gukora neza mu gusohora uburozi. Iyo umuntu yakoresheje karoti neza, ifasha umwijima gusohora uburozi. Ndabaha nk'urugero, iyo ubyutse mu gitondo nta kindi kintu urashyira mu nda, ugafata nka karoti ebyiri ukazitunganya neza, hanyuma ukazikacanga nta kindi kintu urarya, ukazirya, washaka ukongera ukaryama, hashira nk'isaha ukanywa amazi y'akazuyaze nka 1/2 cya litiro. Ushobora kuyarenza cyangwa ukajya munsi, biterwa nuko umubiri wawe uyashaka. Ibi ngibi ni uburyo bwiza bwo gusukura inyama zo mu nda ndetse bikiza n'inzoka. Iyo ufashe karoti ebyiri ukazikata neza ukazirya muri icyo gitondo, ukabyikurikiranya iminsi 7, karoti zibasha kugira imbaraga zo gusohora za amibe, za sikarisi ndetse na za teniya. Murabona ko karoti zigira imbaraga nyinshi. Abahanga bavuga yuko antioxida ziboneka muri karoti zigoboka mu kurinda umwijima kwangirika, zifasha mu kongera imbaraga z'umwijima, mu kuyungurura amaraso. Ibi bituma umubiri wose ugira isuku nziza. 9, uko karoti ifasha mu kurwanya parazite. Abahanga bavuga yuko karoti ifasha kugabanya aho parazite zishobora gutura mu mara bitewe na fibre yayo nyinshi, kandi ibyo kurya byose bikize kuri fibre bigira umumaro wo gusohora indiririzi zitari ngombwa mu mara yacu. Karoti rero nayo ikize kuri fibre, itegura igogorwa ryiza rituma inzoka zidashobora kubona ibitunga umubiri byoroshye. Ifasha kandi mu kongera imbaraga z'ubwirinzi bw'umubiri. Ibi byose bituma umubiri urushaho kwirinda kwandura no gukwirakwiza parazite. Ni ukuvuga yuko hari igitabo nasomye cya Guide des Aliments, bambwira yuko karoti ibadwa mu byo kurya biryohereye ariko bigira imbaraga zo kurwanya inzoka zo mu nda. Noneho wayikoresheje muri bwa buryo nababwiye, byabasha kugufasha kandi wagira ubuzima bwiza. 10, impamvu karoti ifatwa nk'ifasha mu gukiza parazite. Ahangaha nari maze kubivuga ariko munyemerere nongereho n'ibi ngibi. Karoti ifasha gusukura amara buhoro buhoro binyuze muri fibre yayo. Fibre ni ibikatsi, kandi ibikatsi wabifata nk'umukubuzo. Iyo umuntu yariye ibyo kurya bikize kuri fibre, ni ukuvuga ngo iyo bigeze mu mara bihita bikubura imyanda yari irimo, umuntu akabasha kujya kwituma neza. Karoti rero ifasha gusukura amara buhoro buhoro binyuze muri fibre yayo. Beta carotene na antioxida zayo zifasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri bwo kurwanya udukoko twangiza. Ibi bituma umubiri uba ahantu hatameze neza ku nzoka zo mu nda. Ni ukuvuga ko iyo wariye ibyo kurya bikize kuri fibre harimo na karoti, bituma umubiri utihanganira inzoka zo mu nda. Nta nubwo inzoka zo mu nda zibasha kuhabona icumbi. Abantu basabwa kurya ibyo kurya bitunganyijwe neza, bakabirya mu rugero rwiza kandi bakabirya mu buryo bwiza, bamaze kubiteka mu buryo bwiza. Byanga bikunze ntabwo bashobora kurwara indwara z'inzoka ndetse n'izindi nyinshi. Niyo mpamvu karoti ikoreshwa nk'ifunguro rifasha mu kurwanya no kugabanya parazite mu buryo busanzwe. Noneho uburyo bwiza bwo kuyikoresha nabuvuzeho. Uburyo bwiza bwa mbere ni ukuyikuramo umutobe. Ushobora gufata nka karoti ebyiri, pome imwe ndetse na beterave. Uyu muti ngiye kubabwira ni ingenzi cyane. Ufata karoti ebyiri, pome imwe na beterave, ukabitunganya neza, ukabyoza n'amazi meza, hanyuma ukabisera muri blender. Byamara kunoga ukavangamo ikirahuri cy'amazi ukayungurura neza. Icyo kirahuri ukakinywa mu gitondo wenda kurya, ariko ushobora no kukiririrwa mu buryo bwo kwiyiriza wafashe ibintu byiza by'ingenzi.
Uyu ni umuti mwiza wo gusukura inzoka zo mu nda, utuma umubiri wongererwa ubudahangarwa, utuma umuntu atekereza neza, utuma umuntu yumva adafite amaganya ya hato na hato, ahubwo ugasanga umuntu aratekanye muri byose. Inshuti bavandimwe mudahwema kubana nanjye mu biganiro bitandukanye by'ubuzima, mbashimiye yuko mwamaze gukanda subscribe n'inzogera. Gusa wowe niba ari bwo bwa mbere twari tubihuriyemo, nawe kanda subscribe n'inzogera, uzaje ugira amahirwe yo gusangizwa ibi biganiro uko bukeye n'uko bwije. Akaryoshye nakagaruka, mbaye mbasezeyeho naho ubutaha. Bye bye.